kandi tuzi ko mu muco nyarwanda bambaraga inkanda bakambara mbese umukobwa ubundi yatangiraga kwambara ageze imyaka nka 12 cyangwa 13 uko tubizi mu mateka hose hejuru yabaga yambaye ubusa hasi yambaye inkanda kandi nta n'ikibazo none se baragira ngo dusubire ku uwo muco twambara inkanda si tuvuze ko icyambere icyo gihe twari dukiri muri analog my friend muri digital urumva ntabwo tuvuze kwambara Yes, nanone rero tubahaye ikaze kuri Rwagakoco Live TV nkuko mubireba muri studio hano uyu munsi dufitemo nanone wa musore wacu mwiza cyane ngira ngo yatangira twibwira Iradukunda Olivier so rero tugiye kuganira ku bintu byinshi bitandukanye muri showbiz mu bintu bimaze iminsi bicicikana ku mbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda ese uyu munsi waduteguriye iki murakoze no munsi ikintu tugiye kuganiraho ni ibintu bimaze iminsi bicicikana hano hanze bino byitwa ngo indirimbo z'ubushyuhe ibintu nk'amagare ngo mande eshatu ngibiki ni hafi nk'ibyo tugiye kuganira yo ibyo bintu koko muri iyi minsi bimaze guca amakuba ahantu hatandukanye ndetse n'ubutegetsi bwa leta byagezeho babivugaho izi ndirimbo z'ibishegu zimaze iminsi zivugwa cyane kandi ubushize watubwiye ko hari indirimbo mukora za gakondo yego so ndagira ngo tumenye se ubundi ziriya ndirimbo za kera zo ko zabaga zirimo ibishegu ubundi n'ibishegu by'uyu munsi baririmba ni ibintu bimeze gute bitandukaniye ese kuki abantu iby'iyi minsi babyibazaho cyane kurenza za kera murakoze Fred kumbaza icyo kibazo asohoye witegereje ubibona uti wana ibintu bidakaza abana bafite ubushyuhe bafite ubushyuhe sana gusa nanone iyo utumiye abahanzi bamwe na bamwe bakubwira yuko ibintu bavuze ari ibintu bishimije abantu benshi badapfa kubyumva ese niko ubibona birashimije rero ya bintu ese kamanza nkubaze Fred nk'ubu bavuze ngo zana mikoro dushiye kuri mande eshatu wamenya yavuze ibiki ngo tunyonge amagare n'ibyo amagare ntabwo ari amagare babavuga ntabwo ari igare reka ni iki ntabwo ari amagare bamutiga ese ntabwo ari igare tuzi risanzwe gute wafata umuntu ukamunyonga ibyo bintu bibaho gusa ikibazo giye uko mbibona ibyo ari byo byose bagerageza kuzimiza ariko iyo bagiye gusohora video wenda niho bitandukanira yego wenda sinzi ukuntu nk'inama wabagira kugira ngo bajye babikora nibajya no gusohora video niba ari iryo gare koko bavuze kunyonga bashyiremo igare aho gushyira ubundi bayishyizemo ariko bashyizemo igare ariko ubutumwa buri gutanga iryo gare ariko ikibazo ujya kubona ukabona ku ruhande hariho n'umukobwa ari kubyina ibintu bitandukanye ese wamanuka berekanye muri iriya gare ni hehe hari n'indi ndirimbo rero imaze guca ibintu cyane ku mbuga nkoranyambaga noneho ejo bundi hajeho isaha zo gutaha saa moya bibaye saa moya koko iyo yakoze ibitangazo noneho niko asefure wabibonye gute saa moya ndi saa moya abaye mino manuka ngo harimo sosiso harimo na za banana sosiso ntabwo uzi ubusobanuro bwayo sosiso n'ubundi isi zazi tugura se mu hantu zo kurya nyine za banana ntubizi banana tuzi ko ari imineke nyine yo kurya buriya gihe mba numva bajimije iyo mvuga bayita sataya iyi mvuga ijimije urumva iyi mvuga ijimije imineke hari akandi kazi ikora hari akandi kazi kari behind reka tutazi iyo mineke n'ayo masosisi ayo mabanana n'ayo masosisi ngo saa moya cyundi hakunda kuza mu matwi y'abantu banana na gasafu na sosiso ni ukubera iki wakwibaza uko abahanzi bose barimba kuri sije y'imineke n'inoze n'imyumbati ese tugarutse ku rundi ruhande ubundi ziriya ndirimbo nuko zikunzwe cyane nuko abantu benshi aribyo bakunda ese nkawe Olivier ubibona ute iyo ndebye ngewe nitegereje nkakora nuko ibihangano byabuze iyo ni ngozi ubusesenguzi bwanjye nk'umuntu uzi muzike nawe urabizi ntabwo ari ukwikina ntabwo ndavuga ngo ni ikintu cyane itapi mbona amagambo yarabashiranye amagambo yo kuririmba yarashize sije zarabuze nese ubu ngubu ntabwo bayabuze ubuse bongere basubire muri ya mitoma ya kera yari imeze nk'ibitabo baririmbe za ndirimbo za kera kandi tugeze muri 2020 urumva ibyo bintu byahura kubera iki bataririmba indirimbo batanga ubutumwa ni ukubera iki ntabwo tubona abantu babagira neza bafasha abantu ku muhanda bafashe impumyi ubutumwa hari benshi babutanga
harimo nk'aba Israel Mbonyi abaririmba nyine ng'urugero rw'abasitari baririmbye ubutumwa bakazima ngaho mbwira nk'abangahe uriya niyo Bosco ntiyazimye afite indirimbo nshyashya iyihe irahari kabisa iyihe ryari oya ntago hari iyo bita ibanga hari n'izindi nshaka zamana ariko nawe ziko miziki utayikurikirana iragiye kera ariko hari n'inshyashya iyihe aha none se dukurikije ku mugani karasira ubusumu ngubu katanga ubutumwa ngombwira ibirori abatumirwamo n'ibingahe ariko bizashyira bigerwaho nuko iyi minsi nta birori bikiriho bizashyira nyine gusa hari ibirori biri kuba ubu nta birori biri kuba muri iyi minsi karasira yajyaga muri bingahe yajyaga muri bingahe bigiye hari izina rye ryari ritarakomera cyane nk'uko rikomeye ubu ngubu reka turese ejo bundi bajya gufungura turebe igitaramo azatumirwamo simucine ye karasira ndanakwemera unaririmba ubutumwa rwose ndanakwemera pe ariko abandi bose wararebye ubona sije zarabashiranye bari kuririmba ibishebo nanjye uri kukubwira ibi ngibi izo ndimbo turazibyina tukanaziririmba ariko ubutumwa tuba tubwumva nese umbwire ubutumwa bujye muri sosiyete mu bana batoya ariko njye numva bitagakwiye gutera ikibazo kubera ko niba umuntu avuze igare akavuga umwumbati akavuga banana ibyo ni ibihingwa tugira mu Rwanda ndetse ni n'ibintu byumvikana ahubwo ikibazo ni uko umuntu aririmba abantu bagashaka kumva ibintu uburyo butandukanye n'uko yashatse kubiririmba buriya siko njye niko mbyumva batarimbye ku isije y'imyumbati n'imineke ntibaririmba ku yindi sije nese rega burya umuntu aririmba bitewe na inspiration shoye kuba yari imwumbati nimugoroba ahantu ukamuryohera Fred wari kintu murazihisha abantu menye ko ingari interview imbere y'abantu rwagakoco kurikirwa n'abantu benshi cyane imyumbati turashyigikiye n'amakasava n'amakine n'ibari za kasava n'ibari banana ibyo ni ibintu tugira mu Rwanda nyine kandi byoroshye batarembye kuri ibyo barimba no kubenda sindankuye ngo nsobanure ibihangano bya baraba star ndangaha kugira ngo tuvuge kumwimberera umuziki w'u Rwanda ese nkawe urabona hakwiye gukorwa icyubuye ikintu cyakwiye gukorwa njye numva kuko mu minsi yashize twasomye ku mbuga nkoranyambaga tubona ko ndetse hari inzego zimwe na zimwe zigiye kubihagurukira abantu bashyira ibihangano kuri za Facebook kuri bagaragaza ubusa bwabo bagaragaza ibintu nyine bidahesheje icyubahiro ndetse n'izo ndirimbo z'ibishebo bumvise ko bigiye kwigwaho ndetse bikazajya bimwe binahagarikwa ese wowe urabivuga iki birakwiye cyangwa ni ukubangamira uburenganzira bw'abantu njyewe ubwanjye numvise n'umuntu wazanye icyo gitekerezo ntanamuhemba rwose bivuze ngo wowe ntushyigikiye indirimbo z'ibishebo reka pepe ntabwo mbishyigikiye uwo ni umuco ujojo bico kandi tubizi ko twebwe mu muco w'u Rwanda twe turi abantu bagira umuco abakobwa bacu barangwa n'umuco ariko umuco urakura ukura gute ubu nese yo kuza uratakara hoye ko tugomba kwigana iby'abandi ko tutakora ibyacu hasi ubundi iyo bavuze umuco wowe wumva iki umuco njye numva ko umuco ni ikintu kintandukanya n'ibindi bihugu dufite umuco wacu twambara kinyarwanda dutega urugore sibyo wari wabona umunyaburayi yateze urugore ariko tuzabona yageze ngo yambaye amaso ese Olivier ubundi muri makeya iyo bavuze umuco nyarwanda kuki umukobwa babonye yambaye mini sibyo bakabona yambaye ibyo bita bya ntabyo bavuga ngo umukobwa yataye umuco kandi tuzi ko mu muco nyarwanda bambaraga inkanda bakambara mbese umukobwa ubundi yatangiraga kwambara ageze imyaka nka 12 cyangwa 13 uko tubizi mu mateka hose hejuru yabaga yambaye ubusa hasi yambaye inkanda kandi nta n'ikibazo none se baragira ngo dusubire ku uwo muco twambara inkanda situvuze ko icyambere icyo gihe twari tukiri muri analog my friend muri digital urumva ntabwo tuvuze kwambara ariko uwo niwo muco wacu tuzi twakuriyemo tuzi umuco wacu kameme no ari ibyo ngibyo na za South Africa kera bari hasi sibyo tubizi bari abakene nta nimwe tubajyaga zo kwambara ariko se ubona babyambara nese ubona bagendana amayoke ku maguru nyine ikibazo cyane iri kugica ku ruhande kuri ubu ngubu umukobwa yambaye mini byibuze igeze mu ntege baravuga ngo yataye umuco kandi kera tuzi ko bambaraga inkanda zipfutse imbere ku bintu gusa ku myanya y'ibanga none kuki bavuga ngo umukobwa w'ubu yataye umuco basubire ku muco wa kera biyambarira inkanda cyangwa biyambarira ubusa hejuru tuvuze ngo umuntu yataye umuco
kuwuta ntabwo tuza nko guta amafaranga sibyo ntabwo tuza nko guta ibiryo my friend ni umuco uturanga bazi tuziho nk'abanyarwanda n'abanyarwandakazi sibyo ni ukwambara tukwikwiza sibyo tukwikwiza ni ukubera iki twigana imico y'abandi tukambara amamini ni ukubera iki se ayo mamini mwayakuye he ko mbere si twambaraga tukwikiza tugakenyera tukajya dute ntabwo twagaragaraga neza ahubwo ni ukwishushanya n'abandi tugume ku muco wacu twambare twikwize ese twariganye twarashishuye 100%. So rero ngira ngo ikiganiro cyacu reka tugisubikiraho uyu munsi. Ibiganiro byacu nakagaruka kuri Rwagakoco Live TV. So tubashishikariza kudukurikira cyane, mugakora subscribe, share ndetse na like. Mugire umunsi mwiza gusa usoza sinza kandi kantu ushobora kubwira abantu badukurikiye. Murakoze. Nge navuga ari nk'inama sibyo inama nababwira nkabagira nanjye nyigira sibyo twambare twikwize my friend kuba tugaragara uko tutari ntabwo ari byo bizatugira abo dushaka oya ufite kuba uno munsi wambaye izo miniyego ugatwika za Snapchat za Instagram za Facebook ukagira abantu bagukurikira ari benshi ariko se wa mwana uzagukomokaho bya bindi wasize ku mbuga nkoranyambaga bazavuga kuri wowe kwa kwande ntibazagenda batudere kwa wa mwana wa mama wagenda wambara ubusa usubumva ibyo bishimishije icyo nababwira ni iki ngiki rero namwe basitari dusangiye ubusitari sibyo twambare twikwize my friend sibyo two kwambara ibintu bitadesha icyubahiro sibyo tuzagera aho twifuza. So kadusoze rero gusa sije y'ubutaha byo ndakeka iki kintu ntago nkomvetse neza cyane wana wowe ndakeka niba ngombwa tuzatumira na bashiki bacu bakaza tukakiganiraho bashiki bacu tukumva ukuntu babitekereza sibyo sawa bye.